Abafite amikoro bamaze kugera i Kigali, abandi bafite ubushobozi buringaniye barimo berekeza za Mahoko, Musanze, abasigaye nabo baraye bacumbikiwe kuri Mont Rubavu. Aba ni abaturage batuye mu karere ka Rubavu aho imitingito ikomeje kwangiza byinshi. Muri iyi nkuru yacu y'uyu munsi turagaruka ku majwi dufite y'abantu twavuganye bari Rubavu, ndetse turi bwifashishe amwe mu majwi yatambutse mu makuru ya Radio Rwanda, aho Alphonse Muhire Munana, umunyamakuru wa RBA, yavuganaga n'abanyamakuru ba RC Rusizi bakorera hariya bamubwira uko bimeze. Mu Rubavu ubu niyo yabaye indaro kuri benshi badafite amikoro, abandi bariho barerekera ku masite yashyizweho n'ubuyobozi bw'akarere kugira ngo yakire abaturage bakuwe mu byabo, bakuwe mu mazu yabo n'imitingito yakomeje kwasa amazu basanzwe batuyemo. Jewe ndi Alani Claude. Reka dukurikire iyi nkuru, ariko mbasaba gukora subscribe abatarayikora, mukunda ibiganiro byacu, muduhe n'ibitekerezo kugira ngo turusheho gukora inkuru nziza kandi zigira icyo zibubaka. Mudukurikire, hanyuma niba mufite umutima utabara, nyamuneka nimwibuke abavandimwe bacu, bene wacu, abanyarwanda bari i Gisenyi ubu badafite uko bigira kubera ko imirimo yahagaze, ndetse n'ibindi bikorwa byose byabagaburiraga umunsi ku munsi bisa n'ibyahagaze. Reka dukurikire inkuru, ariko niba hari icyo utekereza, Imana iguhe umugisha, uwuzi wamufasha, ndetse n'uwo utazi wagerageza kubikora mu buryo ariko ukifatanya nabo. Salama. Salama chef. Ya turashima Imana tuba twabyutse. Imana ishimwa. Nabonye waraye hanze. Naraye hanze kabisa, no munsi wo byanze imitingito yabaye myinshi kabisa. Muri iki gitondo se biramutse gute? Nijoro. Na n'ubu mu gitondo naho irakaze kabisa. Yiri kuzira rimwe rikikaza ari mbi. Nugukomeza kwihangana pe. Hanyuma se Fabien ariko zageze i Kigali, byibura bo bafite umutekano? Fabien bari i Kigali na bayirava. Abyati biyaranje. Hari n'abandi nabo na Highland Cruiser nabo biyaranje, ubwo urumva nsigaye hano ndi wasi. Ntacyo wowe uri umusore niyo byaza wakwiruka umugani wa Eric. Wakwiruka. Zabwa abandi bageze i Kigali ubwo bari safe ntareresha. Yawango. Mukomeze mwihangane bro. Mukaganya abantu ngiye kwisubira mu kazi ngewe. Ugerageza ariko nawe wicunge man. Yawa. Angaha i Rubavu kwakira impunzi ziri kuva muri teritwari ya Nyiragongo ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zihunze imitingito. Reka ibi byose Rutera na Fred abitubwire. Mu karere ka Rubavu akomeje kumvikana imitingito, uyu munsi wangije inyubako z'amagorofa akoreramo ubucuruzi n'iziri kubakwa. Inyubako nyinshi ziri kugirwaho ingaruka n'imitingito ziri mu ruhererekane rw'inzira y'ubutaka bwisaturamo kabiri bikagera no ku nzu zibwubatseho. Bitewe nuko isoko rya Gisenyi naryo riri muri iyo nzira y'ubwo butaka, naryo ryafunzwe mu gihe kitazwi nk'uko abacuruzi babigaragaza. Kubera amazu yose yagiye aritagurika impande z'isoko, babonye ko no mu isoko yararitagurika kuriya batubwira gutaha. None kuri hano? Ndi hano kubera ko ncuruza ibibora. Ntigendeye ko babinguramo nuko njya kureba abana mu rugo. Ntabwo byabagizeho ingaruka wenda kuri isoko? Ingaruka ni iz'ibiciro by'uko twagushije. Byari 3,500 turugurisha 3. Twageze ikibazo, imitingito iri kuza igatigita cyane, ukumva ubutaka bugiye kwiyubika, ubwo hejuru ukumva bugiye kujya hasi, ubwo hasi bukajya hejuru. Twagize ikibazo, ibicuruzwa ducuruza byamenaguritse, amacupa ducuruza ya erayo za soya sauce byose byamenaguritse. Uyu mutingito kandi watumye hafungwa umuhanda uva ku rusengero rwa ADPR ujya ku mupaka muto uzwi nka Petite Barriere kuko wawusatuyemo kabiri. Ingaruka z'uyu mutingito byatumye muri gare ya Gisenyi huzura abantu benshi biganjemo abagore n'abana bateze imodoka zibajyana mu bice by'igihugu bitewe n'ubwoba bari bafite, ku buryo imodoka zageze aho zirabura. Muri Kigali turahunze kubera kino kibazo cy'imitingito yatubanye nyinshi. Mfite umwana aturi guhahamuka, niyo mpamvu tukavuze ngo reka tujye i Kigali. Wowe nyine cyangwa umuryango wose njyanye n'umwana, niwe tujyanye, umugabo yasigaye ku rugo. Mu gihe bamwe mu batuye umujyi wa Gisenyi bawuhungaga,
ni nako akarere ka Rubavu kakomeje kwakira impunzi z'abanyekongo ziri kuva i Kanyanja ni muri groupement ya Buhumba muri teritwari ya Nyiragongo. Zivuga ko ziri guhunga kuko zabwiwe ko ikirunga gishobora kongera kuruka, hakiyongeraho n'imitingito nayo yahibasiye cyane. Ndio tremblement make ni ya mingi sana, umutingito ni mwinshi iwacu biri guhurirana n'imvura iri kuba ya mingi, ndetse twabonye n'umukungugu uko watangiye nawo kuba mwinshi. Na tremblement iko ya mingi sana, ndio sasa tukarudia huko vile. Tulirudi lakini voloka wakatuambia inataka. Batubwiye ko ikirunga gishobora kongera kuruka, lakini tukapanda tugaruka mu Rwanda batwakiriye neza. Yego naha dufite ubwoba, ariko dutegereje iminsi mike turebe uko bigenda tubone gusubira iwacu. Lakini si tiko tunaogopa sana huko Rwanda, tiko tunachunga masiku kidogo umwe turudie kwetu. Izi mpunzi ni 480 zavanywe aho zari zakiriwe by'agateganyo ku rusengero rwa ADPR Rugarama. Zijyanwa kwakirwa ahantu hateguwe hatangiye gushyirwa ibyangombwa by'ibanze bakenera birimo amahema yo kubamo, ibiribwa, amazi, amashanyarazi n'ibindi. Freddy Ruterana mu karere ka Rubavu. Turi kumwe kuri telefone. Bwakeye bute kandi mwaraye mute? Baramutse neza Munana. Amahoro yo ni make rwose ntabwo. Amahoro ni make muri iri joro ryakeye, ntabwo abantu baraye neza, ikaba ariko nabyita. Turebye ku munsi imijoro ryakeye humvikanye imitingito yisukiranya pe, yisukiranya myinshi. Abenshi mu baturage batuye hano mu mujyi wa Gisenyi, kubera ko nagiye kuryama hafi nka saa 8:30 mu mihanda hano mu karere ka Rubavu, abenshi bari mu muhanda rwose. Abaturage benshi bari ku mihanda, abandi bagiye ku musozi wa Rubavu. Abazi umusozi wa Rubavu ukomeze niho benshi bagiye gukambika n'amamatera yabo, kuko no kurara hafi y'inzu zabo bavugaga bati nta mutekano twizeye kuko ibikuta byaguye n'ubundi bishobora kuza bikatugwaho. Ubwo rero Munana, imitingito yo yakomeje kumvikana, wenda babishinzwe baraza kuza kutubwira uko bimeze, kuko nta kanya nta kugoheka yabayeho mu ijoro ryakeye. Ubu noneho no muri kino gitondo habayeho hari umutingito ukaze mbere takuragizwa nk'iminota 5 gusa. Hari umutingito uciyeho ukaze cyane ku buryo bisa nkaho hari ahantu ashobora kuba hari ikintu cyaturitse, kuko ukuntu uje ubundi mbere wazaga ugasa nkaho utigita gatoya bigakomeza, ariko ni ikintu kije kirakubita, wumva ko gifite imbaraga nyinshi. Abaturage benshi bwari bumaze gutandukana, bwari bwakeye, bahise basohoka mu nzu biruka, wumva hirya no hino abantu barimo gusakuza. Ubwo turakomeza dukurikirana amakuru turebe, ariko unyemereye ndi kumwe n'umwe mu baturage duhuye hano mu muhanda, yambwiye ko aturutse mu bice bya Gisa, mu Gisa ni mu murenge wa Rugerero. Turagira ngo naho tubwiye mwaramutse neza. Iri joro ryagenze gute? Iri joro ryabaye ribi cyane, ntabwo turyama, hanze. Ikibazo cy'abana batoya kumushyira mu nzu ni ikibazo, kumushyira hanze hari ibifu bimanuka nabyo kubihumeka nabyo ni ikibazo. Dukeneye getize, haza abaganga, haza abatekinisiye, muduhumurize, tumerewe nabi, ntabwo ibi twabyikururiye, nimuze tubabone, nimuduhumurize Rubavu tumerewe nabi, nimutwegere tubabone. Ariko ubundi imibereho yo ntayo, akazi kahagaze, isoko riri gufungwa, abantu bari guhunga bifite bari kugenda. We kutwohereza abo gufotora, mutwoherereza abantu baze bareba akaga turimo. Sada Munana. Yego, nubwo wenda ibintu bisa naho iyo mitingito turi ku rwego rwo hejuru cyangwa se ubukana, kugeza nubwo hatangiye kubaho ibikorwa bimwe na bimwe bisenyuka, abantu bakanagira ubwoba ntibarare mu rugo, ariko nk'ibikorwa by'ubukangurambaga hanini hari uburyo abantu batozwa uburyo bwo kwirinda ibitingito, abantu bikinga mu buryo butandukanye. Byo nabyo biri gukorerwa hamwe ku buryo wenda nabo byasanga mu nyubako uko byambera kose hari uburyo bwo kwirinda bari gutozwa. Nibyo abayobozi ku rwego rw'akarere kugeza ubu ngubu nibo bari kugenda mu baturage bareba hirya no hino abaturage baramutse gute, bakareba bagize ibibazo bikomeye, kuko urumva nk'iyi mitingito inzu nyinshi zirimo rwose kugenda ziyasa. Noneho ntawatinya kuvuga ko nk'imitingito yari yumvikana ijoro ryose,
wenda n'umaze gucaho mu kanya ukomeye cyane. Nk'ubu ngubu inzu nyinshi zari zajegeye mu masaha ari imbere, birashoboka yuko inyinshi ziri buze kugwa hasi. Dukurikije uko twagiye tubibona kuva imitingito yatangira, ni ukuvuga ngo amasaha ya mu gitondo iyo buteye ku manywa, guhera mu gitondo saa 12 kugenda ukageza nka saa 5 z'amanywa, ayo niyo masaha mabi cyane. Turimo kubona ko imitingito irimo kwiyongera, inzu zikiyasa, imihanda ukabona nayo ibikorwa remezo biri kugenda bisenyuka. Ubwo rero nahoze nganira n'abayobozi mu gitondo bambwira bati turakomeza ubukangurambaga, ariko kandi n'abaturage bakomeze batangira amakuru ku gihe. Hari inyubako zishobora kuba zagize ibibazo, zishobora kuba zasenyutse, zajemo imitutu se, abo bose bakwiriye kuba bagaragaza uduce baherereyemo, ariko kandi bigakorwa muri bwa buryo nk'abanyarwanda twashyizeho. Hari abayobozi b'imidugudu, hari abayobozi b'utugari. Aho nanone hakenewe kumenya niba abo bayobozi tuvuga baba bakiri mu baturage, kuko abenshi nabo bagiye bava mu duce batuyemo nyine bigira hirya. Ubwo ibyo byose nabyo ni ibintu bikwiriye gukurikiranwa n'inzego z'ubuyobozi. Ikindi ni uko nk'umujyi wa Gisenyi hari ikibazo cy'amazi yari yabuze guhera ejo, amatiyo menshi yagiye agira ibibazo byo gutoboka. Abayobozi batubwiraga yuko hari timu yaturutse i Kigali ya WASAC yaje gutanga support kugira ngo abaturage bakomeze bagerweho n'amazi. Ikindi ni uko ku munsi w'ejo inzego z'umutekano ziriwe zizenguruka hamwe n'inzego z'ubuyobozi biriwe bazenguruka mu duce dutandukanye twibasiwe cyane n'imitingito. Ni ukuvuga ngo hari inzira y'imitutu nk'uko ku munsi w'ejo abayobozi babitubwiraga, aho bigaragara cyangwa se byagaragaye yuko hari ubuvumo buca munsi y'ubutaka, noneho bigatuma imitutu nayo ikomeza kwiyongera hakurikijwe iyo nzira. Ubwo rero abegereye iyo nzira bose nibo bari kugenda kenshi bahura n'ibyo bibazo. Uko umutingito ukubita hahandi hasenyutse hari kugenda haguka, hakiyongera hakagenda haguka, ku buryo rero n'inzu z'abaturage ejo zari zabaye nk'aho zizamo imitutu, zasima zisa nk'aho zisenyuka gatoya. Abari bashoboye kuguma mu nzu byabaye ngombwa yuko inzego z'umutekano zibabwira ko bagomba kuhava. Hari amasite ubuyobozi bw'akarere bwashyizeho aho abaturage bagomba kuba, abadafite ubushobozi bwo kuba bacumbikirwa n'abaturanyi cyangwa bagira ahandi hantu bajya. Hari izo site zateguwe abaturage bashobora kuba bajyanwaho bakitabwaho, hashakishwa nyine igisubizo ku buryo kuri ibi bibazo biri kugenda bigaragara mu karere ka Rubavu. Urebye kugeza ubu ngubu ni uko bimeze. Ubwo mu masaha ari imbere turongera turebe hirya no hino mu mujyi wa Gisenyi no mu nkengero abaturage baramutse bate. Ariko nanone mbere y'uko nkurekura hari icyo nakongeraho ku nkuru ya Fred ku munsi w'ejo dukora iyo nkuru ku bijyanye n'impunzi z'abanyekongo bahunze imitingito. Yavuze ko bari basaga 480. Ubwo twakoraga iyi nkuru cyangwa se andi makuru mashyashya twari twabonye ya minisiteri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi, ni uko bari bamaze kugera mu Rwanda barenga 600, bararenga 600 mu misiri 400. Ubwo nanone turaza kongera tumenye uko imibare yifashe muri iri joro ryakeye. Yego, Radio Rwanda tugire tuti kandi ni muhumbure abari muri ibyo bice byose. Ubwo ngubwo mwebwe by'umwihariko murakomeza n'ubundi gukurikirana munatugezaho aho amakuru aza kubageze nuko ibintu biza kugenda wenda bisubira mu buryo cyangwa bihinduka kundi. Umunsi mwiza. Ariko kandi munani ikindi nuko muri gare imodoka ziri kugenda zuzuye. Ubwo ngubwo nabyo hari abantu benshi cyane. Ubwo ngubwo nabyo biraza gukurikiranwa, ubuyobozi bureba icyo buri bukore. Urakoze cyane Sato. Reka dukomeze tubihanganishe, hanyuma tuzakomeza kubakurikiranira amakuru yose update kuri update. Muzajya mumenya niki cyabaye i Rubavu, niki kihatangazwa, ese niki gikurikira. Reka mbashimire mwese musharinga ibiganiro bya Kigali Roparade bigere ku bavandimwe benshi, kandi murusheho gutuma amasengesho yanyu ku Mana kugira ngo igire ikidukorera. Bye, tuzasubira ubutaha. Gahunda ni ya yindi, no kubaha amakuru meza kandi acukumbuye. Murakoze cyane, Imana ibiteho.